Monetization ya social media ni uburyo twinjizamo amafaranga bitewe n'ibyo dukora kuri izi social media. Urugero nko kuri YouTube nimba uploadinzeho video uba ugomba kwinjiza amafaranga avuye muri iyo video. No kwanga iyo video birimo kukwinjiriza. Ari kuri TikTok naho byakagenze gutyo. Ariko mu Rwanda abantu binjiza amafaranga kuri social media ni bake, ariko n'abayinjiza bibasaba kuba bafite content itari yo mu Rwanda. Bafite content yo mu Rwanda rero cyangwa se ifite audience yo mu Rwanda, usanga iyo binjije amafaranga binjiza amafaranga make. Niba bivuga ngo binjiza amafaranga make, ntago binjiza amafaranga nkuko bikwiye. Tuvuge niba umuntu yabonye nka views 100,000 akaba ashobora kubona wenda nk'amadolari 200 kandi ubundi akabonye nk'amadolari 500, murumva ko amafaranga bayinjiza mu buryo budakwiye, mbese abayinjiza amafaranga make cyane. Muri video ngiye kubabwira ibisabwa kugira ngo mu Rwanda baduha monetize kuri izo social media, ndetse ariko muri ibyo bintu basaba kugira ngo babaha monetize mu gihugu cyanyu cyangwa se mubashe kwa mwatangira kwinjiza amafaranga kuri izo social media. Bimwe byarabonetse, ariko nubwo byabonetse hari ibindi bintu bikomeye cyane bishobora no kuzatuma bataduhereza monetize vuba. Icyo usabwa rero no gukora subscribe kuri YouTube channel ariyo TJP Media, ubundi nkagenda mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye mutari musanzwe muzi. Reka noneho dutangire. Ngiye gutangira mbasobanurira ubundi uburyo aya mafaranga azamo. Twebwe tubona tureba video kuri YouTube, tukabona tureba video za TikTok ndetse n'ahandi, ariko nago tuzi uburyo aya mafaranga yinjiramo. Nibyo rero ngiye kubanza kubasobanurira. Kugira ngo umuntu atangire kwinjiza amafaranga kuri YouTube bisaba ko afite aba subscribers 1000 ndetse n'amasaha 1000. Nibyo ibyo bintu abyujuje ahita yapplyinga bakamuha monetize. Ari byo nababwiraga ati monetize ni uburyo bwo kwinjizamo amafaranga bitewe n'ibintu ushyira kuri izi social media. Aha rero baba baguhaye monetize ni kuri YouTube, ariko nubwo baguhaye monetize biba byasabye yuko channel yawe uyitirira mu kindi gihugu. Ushobora nko kuyitirira muri Kenya, muri Tanzania cyangwa United States, Germany ndetse n'ahandi hantu ushaka yuko channel yawe iraza kuba iri located cyangwa se iraza kuba iherereye. Kuko uvuze ko yise ko iri mu Rwanda kandi mu Rwanda nta monetize baduhaye, cyangwa se u Rwanda rutari kuri liste y'ibihugu byemerewe monetize, ntago bazakwemerera. Ariko ukimara guhindura location bahita bakwereka yuko noneho wemereye kwa applying. Umaze kwa applying nibwo bahita bakubwira ko wamaze kwa monetize. Ariko ibyo ngibyo nubwo abantu bakuramo amafaranga, ntago bihagije ko bakuramo amafaranga make cyane. No kubera iki rero, iyo ugiye kuri YouTube ugasearchinga cyangwa se gushaka video yari yose kuri YouTube ukayireba uri mu Rwanda, uyireba yose ntacyo bitwaye. Ariko iri mu bihugu nk'u Burundi, Kenya, Tanzania, United States, Germany ndetse n'ibindi bihugu binjizamo amafaranga menshi cyane kuri social media, barabanza bakakwereka amatangazo, bakakwereka wenda nk'umuntu ari kwamaza ibintu bigiye bitandukanye. Bashobora ko ari kwamaza biscuit, ashobora kuba ari kwamaza wenda nk'uruganda rwe ibintu rukora. Ibyo byose ukabona ni kuri YouTube barimo kubyamaza, bahita bakubwira ati skipping cyangwa se ugasimbuka iryo tangazo. Abo bantu rero bamamaza kuri YouTube nabo hari amafaranga yabishyuye YouTube, ari naho natwe ayo mafaranga tuyakura. Byose ndabigusona muri iyi video, ntugire ikibazo. Ibintu uraza kumva, ibintu turi gusobanukirwa n'ubundi biraza kurangira ubisobanukiwe. Icyo usabwa no gukora subscribe, like, share ndetse ukana commentinga ku bintu tumva neza kugira ngo dukomeze tubakorere video, ndetse ukatubwira video ushaka ko twagukora tukagusobanurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu Rwanda rero nukubera iki twebwe ayo ads cyangwa se amatangazo atajya anyura kuri YouTube? Impamvu ayo matangazo atajya anyura kuri YouTube nibyo ngiye kukubwira. Ariko mbere yuko ibyo ngibyo mbigutangirira, ngiye kubanza nkubwire impamvu mu Rwanda n'ubundi abantu binjiza amafaranga ariko bakinjiza make, kandi bakagombye kuba binjiza amafaranga menshi. Impamvu binjiza make ni ukubera ko ayo matangazo nawe iyo ugiye kuri YouTube ukareba video ayo matangazo utagiye yabona. Ariko impamvu utayabona no kuhereye mu Rwanda, ariko umuntu uri mu Burundi yarebye iyo video abona ayo matangazo, kandi yayabonyeho byinjiriza Abanyarwanda n'ubundi, cyangwa se umuntu uri muri Kenya, umuntu uri muri Tanzania, muri bya bihugu bafite ama ads cyangwa se bo amatangazo acaho, nitwe byinjiriza. No kuvuga ngo buri munyarwanda wese ureba video zo mu Rwanda, uretse wenda kuba yatuma channel izamuka cyane, izo video zikaba recommended zikagera ku bandi bantu bari hanze, nta mafaranga na make umuntu yinjiza akuye ku muntu warebye video wo mu Rwanda. No kuvuga ngo niba ufite nka 30% bya audience yo mu Rwanda, ibi 30% nta kintu biba bikumariye kubijyanye n'amafaranga. Ndetse kwenda kwa bakomentinga bakazamura engagement, nta kindi kintu baba batumariye. No kubera iki rero ibyo bintu bimeze gutyo, cyangwa se no kubera iki ayo ads mu Rwanda atajya nyiraho kugira ngo abantu bashyira video kuri YouTube cyangwa se content creator nabo binjiza amafaranga nkuko bikwiye. Reka rero nabyo ntangire mbigusobanurire.
ariko mbere yuko sobanukirwa ibyo reka mbanze nkubwire ubundi aya mafaranga ya YouTube ava hehe. Iyo nubwo yinjira cyangwa se nubwo aya mafaranga ya YouTube aza mu buryo budakwiye akaza ari make, ubundi yo aba yaje gutereka mbanze kugira ngo wumve ibintu wenda mbanze ngusobanura ibintu byitwa AdWords ndetse na AdSense. Ukuvuga ngo AdWords ni ya mafaranga abantu bishyura, no buryo bwo kwishyura amafaranga, ukishyura YouTube kugira ngo bakwamamarize cyangwa se ukishyura Google kugira ngo Google ikwamamarize. Murabizi ko n'ubundi Google ari kimwe na ubundi murabizi yuko YouTube yatangiye yagera ikaza kugurwa na Google, no kuvuga ngo byose birakorana. Nimba rero wishyuye amafaranga Google inyuza amatangazo kuri ma website ndetse ikaba yanyuza no kuri YouTube, nibyo twita AdWords. AdWords ni ukuvuga ngo izi company ziraza zikishyura amafaranga yo kwamamaza. Iyo maze kwishyura amafaranga yo kwamamaza rero biba binyuze muri uru buryo bwa AdWords. Noneho AdSense ni bwa buryo twebwe noneho ayo mafaranga tuyabonamo. AdSense ngira ngo murimo murabyumva neza. AdWords na AdSense. AdSense twebwe ni ya mafaranga twishyurwa, ariko ayo mafaranga nubwo tuyishyurwa tuba twayagabanye na YouTube, ariko ayo mafaranga ava muri ba bantu babishyuye nabo YouTube kugira ngo YouTube ibamamarize. Tuvuge wenda nimba Tekino ifashe amafaranga ibihumbi 100 by'amadolari ikaba yabihereza Google mu buryo bwa AdWords, cyangwa se ikaba yayishyira Google muri ubwo buryo bwa AdWords. YouTube ubwayo cyangwa se Google yo izasigarana 45% by'ayo mafaranga, noneho andi 55% igenda yakusanya mu ba content creator cyangwa se mu bantu bagiye bakora izo video. Nimba video yanjye inyuzemo wenda nk'itangazo rya Tekino cyangwa se indi company, no kuvuga ngo izafata 55% byayo iyo company yishyuye iyame nk'umu content creator, kwera ko na muntu wakarebye iryo tangazo ntashyize video kuri YouTube muri iyo video. Ubwo nimara gufata 55% YouTube izasigarana 45%. Nuko nguko YouTube igenda ifata ya mafaranga ikagenda yagabagabanya ba bantu bagiye bakora ya video. Natwe nk'aba content creator ikanyuzaho amafaranga tugafataho 55% ndetse n'abandi na YouTube nayo igasigarana 45%. Ni ukuvuga ngo nimba ari amadolari 100 twebwe tuzasigarana amadolari 55, YouTube isigarane amadolari 45. Uko nguko rero biba bimeze. Ni ukuvuga ngo hari izi video ndende hari ndetse n'utu dushorts utu video duto. Rero percentage zo bagenda binyishyura cyangwa se percentage bagenda baduhereza ibigiye itandukanye bitewe. Reka noneho turebere hano tuvuge wenda mu Rwanda turamutse dufite views zihagije cyangwa se turamutse tubona amafaranga ahagije twajya tubona ngaye kuri views 1000, ubundi twakabonye hagati y'amadolari 2 n'amadolari 12 kuri views 1000. Ariko bitewe nuko na monetize tugira, usanga umuntu agira hagati y'amadolari, nimba ari abanyarwanda gusa barebye, usanga umuntu afite hagati y'amadolari 0.002 ndetse na 0.012. Niyo mafaranga ubundi twinjiza kuri views 1000 mu Rwanda, ndetse n'igihe winjiza ari munsi yayo. Ubundi views 10,000 twakagombye kuba twinjiza hagati y'amadolari 20 n'amadolari 120, ariko twinjiza make cyane. Ushobora gusanga ari hagati y'idolari 1 n'amadolari, bitewe nuko mu Rwanda nta ma ads acaho ndetse n'iyaciyeho abari make, ndetse arebwa n'abantu batarabo mu Rwanda. Ese nkurikije uko nagusobanuriye ati izi company nini cyane iyo zishyuye amafaranga kuri binyuze mu buryo bwa AdWords, YouTube isigara no make natwe tugasiranagana naho make. Kandi bakaba baravuze ubwo iki kibazo cyabazwaga, bakaba barasobanuye ko impamvu mu Rwanda rero tutajya tubona ayo ma ads cyangwa se adafunguye ari uko tutari eligible cyangwa se tutujuje zimwe mu tutari eligible kuba twajoininga YouTube. Kandi YouTube bikaba hari ibintu isabwa, ubwo YouTube cyangwa se Google haka hari ibintu basaba kugira ngo tube twakemererwa kuba tubona ama ads mu Rwanda. Ibyo bintu bisabwa akaba ari ukuvuga ko wenda tudafite company nyinshi zizo kugira ngo zamamaze mu Rwanda nyinshi cyane, kandi n'ibihugu nk'u Burundi tukaba tutabirusha amafaranga, bikaba bitaturusha amafaranga cyangwa se abantu bashobora kuba bakamamaza cyane kugira ngo amazi aze mu Rwanda. Siko ko nk'igihugu nk'u Burundi cyangwa se n'ibindi bihugu nuko habafite abantu benshi bamaza kuri Google cyangwa se kuri YouTube. Nibyo rero tugiye kureba noneho muri aka kanya. Ese ko bavuze ko bizasaba yuko bakora mobilization kugira ngo company nyinshi zo mu Rwanda cyangwa se company nyinshi
zibe zamenyera kuba zakishyura amafaranga cyangwa se zikuba zakamamaza kuri Google cyangwa se kuri YouTube. Ni gute izo company zemera kwamamaza kuri YouTube kandi zizi ko nizitanga amafaranga yo kwamaza n'undi ama ads atazaca mu Rwanda? Murumva ko rero bigoye kugira ngo ama ads abe yaza mu Rwanda, kuko nimba nawe uri nyiri company bakakubwira ati ishyura amafaranga kugira ngo bazatwemerere, ariko nimba wishyuye n'ubundi ama ads akaba ataraza guhita acaho, wowe urumva wakemera kuyishyura? Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba twatangira kwinjiza amafaranga kuri YouTube. Ni ibintu bikomeye, ni ugutegereza gusa tukareba ko icyo kibazo cyakemuka. Ariko nubwo izi social media harimo Instagram, harimo TikTok, YouTube ndetse na Facebook zitinjiza amafaranga ndetse na zimwe mu zinjiza amafaranga zitazinjiza nkuko bikwiye, mu Rwanda hari izindi social media zinjiza amafaranga kandi zo zikaba zifite monetize haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo izi social media zo zinjiza amafaranga ku isi hose. Mu rubuga rwitwa Twitch, uru ni urubuga rwo kwinjiza amafaranga haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose, ho babahaye monetize. Ni ukuvuga ngo Twitch yo ni ya live streaming, kuri ujya ugakora live kuri YouTube, kuri Twitch ho ukora live. Hari biba bigenda bisabwa kugira ngo ube wakinjiza amafaranga. Iyo ugiye ubyuzuza utangira kwinjiza amafaranga ndetse n'ayo ma ads agenda azamo, ntacyo bitwaye ukayinjiza nkuko bikwiye. Ariko iyi Twitch isaba kuba n'ubundi ufite abantu benshi bagukurikira, bisaba kuba ukora live, ni ibintu byinshi cyane bisaba. Rero nimba mubona kuri social media zindi byaranze cyangwa se ukabona ukora amafaranga ariko ataza neza, tubona n'abantu bo wamamariza, urwo ni rumwe mu rubuga rushobora kugufasha kuba wakorera amafaranga mu buryo ndetse bugiye bukoroheye. Nikagira ikibazo ugira rero uze kumbwira muri comment, kandi nimba ushaka ko ari video twagukoreraho watubwira muri comment nabwo tukagukorera. Muri video y'ubutaha nzaza mbabwira noneho uburyo bwinshi ushobora gukoramo amafaranga, kuko nimba udashobora gukora amafaranga kuri YouTube ushobora gukora amafaranga kuri website, ushobora gukora amafaranga n'uburyo bwinshi cyane. Nzagenda mbigisha uburyo ushobora gukora amafaranga kuri internet. Ibintu nasobanura rero nzabisobanura muri video y'ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza. I love you guys. Mutegereze igice cya kabiri cy'iyi video muzasobanukirwa neza ibintu byose uko bimeze cyangwa se uko bikorwa.